Mwiriwe neza. Eh, ndabashimiye kuba mumaze kujoyininga nubwo mbona tukiri bakeya, abandi ndatekereza bakiri mu nzira, gusa amasaha yo murabizi ko aba ari kugenda, tuba tugomba gukoresha umwanya mutoya tuba dufite kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Uyu munsi rero eh, ndagira ngo tugiye kwiga amashortcut dushobora kuba twakwifashisha muri Microsoft Word. Ni amashortcut agendeye ku nyuguti ya control cyangwa se kuri iyi nyuguti dukoresha inshuro nyinshi mu gihe turimo turakora nk'inyandiko cyangwa se no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Turaza kwifashisha kuva ku nyuguti ya A kugera ku nyuguti ya Z, shortcut zigendanye n'iyo control nizo tugiye kurebaho. Ndagira ngo rero ndatekereza mwiteguye, ababishoboye ndatekereza nawe mwateguye ahantu ho kuba mwakwandika, kuko ndatekereza zino shortcut zizagenda zidufasha mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu bintu byacu tuzajya dukora buri munsi. Rimwe na rimwe hari ibyo mubona wenda nakoraga rimwe na rimwe vuba, mwebwe wenda mugahita mwibaza ngo mbigenje gute, gusa iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo tube twese twagendera hamwe tukamenya uburyo ki tugiye kubikoramo. Noneho tugiye gutangira n'igice cyacu cy'amashortcut, aho tugiye guhera kuri control A. Ubwo ngiye gutangira selecting wenda kugira ngo tutaza kugenda dusimbuka cyane, kugira ngo buri umwe wese ahari buze kuzira aze guhita abona aho tugeze, cyangwa se nanjye kugira ngo bize kunyorohera. Ubwo shortcut tuzajya tuvaho tuzajya duhita dukora nyigira unbold kugira ngo tubibone nyine tuyitandukanye neza tutari twageraho, kugira ngo ntashiduka ndimo nsimbuka zimwe cyangwa se ndimo nzisubiramo wenda kandi nanazivuzeho. Reka duhere kuri iyi ya mbere. Iyi ya mbere ni control A. Iyi ngiyi kitubwira ni uguselectinga all. Hano guselectinga all ubwo bivuze ko buri kintu cyose twanditse kuri iyi dokima yacu kiri buze guhita kiba selected. Ubwo ngiye kuyikanda, ubwo nawe wenda nimba uri gukora pratique wenda ku mashini mubwo wabigerageza cyangwa se ukazabigerageza ufite akandi kanya. Ninkanda control A murabona ko dokima yanjye yose buri kimwe kiriho kuva hejuru kugeza kuri nyuguti yo hasi, ibintu byose byabaye selected. Ubwo iyi ngiyi ndatekereza tuyivuyeho, akamaro kayo nyine ni uguselectinga ibintu byose uko byakabaye. Noneho tugeze kuri iyi ngiyi ya control plus B, cyangwa se control plus inyuguti ya B, iyi ngiyi isanzwe. Iyi ngiyi ikikora yo ikora bold cyangwa se igakora unbold. Nk'urugero murabona ko hano ndareka nse nk'uzumingaho gatoya zino shortcut zanjye kugira ngo wenda tubashe kuzibona neza. Wenda reka nzajye nzuminga iyo tugezeho kugira ngo tubashe kwibona neza. Iyi control plus B ikikora ni bold cyangwa se unbold. Nk'urugero murabona ko ibi ngibi byacu biri bold, ndamuka nkanze control B murabona bise biba unbold, nindamuka nongeye irahita iba bold. Ndatekereza n'iyi ngiyi turayirangije. Reka tujye ku yindi ikurikiye. Ubwo tugiye kuri iyi ya control plus C. Iyi ngiyi ndatekereza atari ubwa mbere tugiye kuyikoresha kuko twakunze kuyikoresha cyane. Iyi ngiyi yo ni copy, wenda waselectinze amagambo runaka ushaka kuyakoresha ahandi niyo dukoresha. Nk'urugero wenda nshaka nko gufata rino jambo nkongera nkarishyira wenda munsi, n'ubundi akanda control C, wenda reka mvuge ko nshaka kurishyira hano, n'ubundi murabona ni nkanda control V irahita rigaruka. Gusa ibi ngibi byo ntabwo ari byo bya nonaha, ariko ibi ngibi nagira ngo nabyo tubyibukiranye ibyo twari twabirebyeho ubushize cyagiye dutangira igice cyacu cyo kuri home tab. Noneho
tugeze kuri iki gice cya control D. Hano noneho murebe zino fonti ziri hano, mu gihe dukanze control D tuba dushaka gukoresha zino fonti ziri hano. Nk'urugero nindamuka nkanze control D, murabona ko bise bamfungurira kano ka pop up message bingana nuko naza nkakanda kuri kano ka icon ka hano, byose ni kimwe, niyo shortcut ihita inzanira ibi ngibi. Nk'urugero murabona ko ijambo na selectinze riri bold rifite size ya 12. Hano birashoboka ko naza wenda nkahita ngenda wenda reka ndigere nka 18, wenda ngire bold italic. Ubwo ngubwo none mpita nshyiraho ya style ya italic. Wenda reka mvuge ko nshaka ko iba na streak through cyangwa se wa murongo uciyemo hagati, nayo nze ni checking hano, noneho pressing okay. Murabona ko rino jambo ryacu rya kane, murabona ko ryamaze guhindura fonti ryari bifite, ryabaye bold, rihindura size ijya kuri 18 bitewe na customization ngewe ngize nkoze. Gusa ibi ngibi reka dusubire inyuma kugira ngo tugendere hamwe n'ibindi. Iyi ngiyi nayo tukaba tuyirangije, tugiye kuri control E. Control E ni ugufata ijambo ryacu cyangwa se text yacu twanditse tukaba twayishyira send. Nk'urugero nindamuka nkanze control E, murabona ko interuro narindiho cyangwa se aho kase yanjye yari iri yahise hindura direction. Mwibuke ni hano kuri iki gice cya hano hejuru. Kino gice cya hano hejuru twabonye ko hano dufite left align item left, hano ikaba ari send. Iyo dukanze control E bingana nuko twaza tugakanda kuri iyi icon ya hano. Ubwo naho reka tuhave, tugeze hano kuri iki gice cya control F. Iki gice cya control F mureba ko twize find and replace. Iyi icon ya hano ya find niyo ingana no gukanda control F mu gihe dushaka gusacinga ijambo runaka muri document yacu. Nk'urugero nindamuka nkanze control F, murabona ko bahise bampa igice cyo kuba nasacingamo ijambo. Wenda reka mvuge ko nshaka nko gusacingamo ijambo home. Murabona ko bahise banzanira ahantu hose hagiye hari home. Izi ni paragraph zose zigiye zirimo home, aho nshobora kuza wenda nkakanda kuryo nshaka kugika nshaka kuba nasangamo iryo jambo. Ubwo tuvuye kuri iki gice cya control F, reka tujyane na mugenzi wacu noneho tujye kuri control G. Control G nk'urugero rwo tuba dufite wenda nka document ifite page nyinshi. Nk'urugero wenda mfite nka document ifite nka page 200, noneho ngiye nkaba ndi nko kuri page ya 5. Urumva noneho nkaba nshaka wenda nko kujya nko kuri page y'150. Urumva kugenda scrolling nshaka ahantu hari page 150 bigenda ari akazi kenshi. Ariko iyo dukanze control G bahita baduha uburyo bwo kuvuga ngo go to kwihe page. Urugero hano murabona dufite option nyinshi zigiye zitandukanye dushobora kuba twakoresha. Hano ngiye ndashaka wenda gukoresha page kuko iyi document yanjye ifite page 12. Noneho reka ngiye mvuga ko nshaka kujya wenda kuri page ya 10. Hano muri uyu mwanya murabona ko hano selectinze page, ushobora kuzenda ugaselecting ikindi ushaka. Hano noneho ndaza nandikemo 10, noneho nkanda hano kuri go to. Murabona ko bahise bamanura bakangeza kuri page ya 10 kugira ngo wenda mbareho najye. Gusa noneho aha ngaha reka tuhave naho nyine isubirire ku ya mbere yanjye mbare yongeho. Murabona n'undi kariho bahise bangarura. Ubwo iki gice nacyo reka tukiveho, tujye kuri iki gice cyangwa se kuri iyi shortcut ya 8. Iyi shortcut ya 8 iri kutubwira ngo ni control plus H. Control plus H muribuka ko twize replace cyangwa se kuri replacinga ijambo. Nk'urugero wenda nkaba mfitemo nk'ijambo nanditse nabi, noneho ngiye nkaba nshaka kuba narihindura, ukanda control H, noneho hano bahita baguha ijambo ushobora kuba wahindura. Nk'urugero hano wenda reka mvuge n'undi, hano wenda ku bantu twari twiganye mbere barabyibuka iyo baduhaye aka message cyangwa se aka pop up message kameze gutya, icyo dukora wenda reka mvuge ko ahantu hose hari ijambo home, noneho ngiye ma replacing ijambo MDL. Nindamuka nkanze replace all, murabona ko bambwiye ngo all done, we made 18 replacement, cyangwa se ahantu hose hari home na ahantu 18, noneho bahise bakora iki replacement. Urugero
reka duse nk'abasubira kuri ya shortcut yacu yo gufindinga, ubwo ni control F. Hano dushaka ahantu hari home, murabona ko nta na hamwe barimo barabona home, ariko ndamutse nshatsemo ijambo MDL ryo murabona ko ari ryo rihise riza, ahari hari hose home murabona ko hagiye hasimbuzwamo MDL. noneho twebwe reka dusubire kuri iyi H yacu kugira ngo dusimbuze noneho MDL tuyisimbuzemo home nk'uko yari irimo n'ubundi. Iki gice nacyo reka tukiveho, noneho tujye kuri iki gice cya control plus I cyangwa se inyuguti ya I mu kinyarwanda. Iyi ngiyi yo idufasha kuba twafata igice twa selection cyangwa se ibyo dushaka kuba twabigira muri italic style. Nindamuka ngikanzeho control plus I, murabona ko bihise bihindura style y'ubuntu uyikuntu byagaragaraga. Iki gice nacyo ndatekereza twaba tukivuyeho kuko cyo biba bitewe na style n'ubundi ushaka, kuko ndatekereza nta bintu byinshi hano byo kuba umuntu yasobanura. noneho tujye kuri control plus J, justify. Ubundi tugaruke kuri cya gice cya paragraph yacu. Muribuka ko hano twari twabonye ko tuba dufite align left, hano tukagira justify, center, hano tukagira right side, noneho tukagira justify. Iyi gukanda control J bingana no kuba waza ugakanda kuri iki gice, hahandi mufite nka text nyinshi, nk'urugero reka wenda mfata imwe nyidaplicating hano. Ubwo nimba mwibuka neza shortcut twari twakoresheje muzoroshye ni control V, ni control C and then tukaza dukora control V kugira ngo wenda bigende biba byinshi ku rwego twebwe dushaka, kugira ngo bize byegerane, wenda biteza akavuyo, wenda n'igihe niko mbishaka, kugira ngo turebe uburyo noza zacu zigiye kugenda. Murabona ko hano bimeze ni text, ariko murabona ko zigiye zaranje mu buryo butari bwiza cyane. noneho nshaka kuba nabigira, ubwo ndaza mbi selecting n'ubundi nkande control J. Urabona noneho hano kuri edge hano ko bise bijya kuri kano ka icon ka justify. Ubwo reka twigarukire hejuru, noneho justify nayo tuyivuyeho, tugiye kuri iyi control plus K. Iyi control plus K ni igihe dufite wenda nk'ijambo ryacu nimugoroba nibwo twaraye twize ku bintu byo kwisatingamo amalink. Nk'urugero wowe ukaba ushaka nko kwisatinga link, wenda iribuze kunavigatinga wenda ku gice cyawe muri page ushaka. Ahangaha niho ukanda control plus K, wenda naho reka nse nk'ubizamuraho gato cyangwa se increasing size yabyo. Wenda reka mvuge this hyperlink ndashaka ngiye kuba nayihinduramo link, ku buryo nindamuka nyikanze ishobora guhita injyana ahantu runaka. Ndakanda control plus K. Mwebwe ko nimugoroba twakoreshaga cya gice cyano cyo kuri insert tukaza tukajya kuri link. Noneho hano murabona na selectinze ijambo hyperlink, noneho hano nkaza ashyiramo address y'ahantu ijambo ryanjye nshaka kuba ryajya. Wenda nkavuga ngo wenda reka nshyiremo ibyo mbonye, noneho ukaza ugakanda okay. Murabona ko ijambo ryanjye ryamaze kuba link, ishobora kuba yanavigatinga ku gice wenda nashyizemo kiriya link wenda nashyizemo, cyangwa se address nari nshyizemo. Nacyo reka tube tukivuyeho, noneho tujye kuri control plus L. Control plus L iyo ni left side, cyangwa se murabona hano n'ubundi ko already n'ubundi dufite left side, ariko ndamutse wenda nyishyize nk'hano hagati, noneho nkaba nshaka kuba navuga ngo ndashaka kuyishyira kuri left side. Icyo nkora n'ubundi ndaza pointing ho yakase yanjye, icyo nkora n'ukanda control plus L, ihita injyana n'ubundi left side direct.
noneho tugiye kuri control plus m, iyi ngiyi ngo ni hanging indent cyangwa se indent. Nimba mwibuka tuno duce twa hano nitwo dukoresha ku ma indent. Nindamuka nkanze control plus m, murabona ko ndimo ndagenda shyiraho indent kuri dokima yanjye cyangwa se kuri rya jambo nshaka. Hari nk'ukuntu cyagiye mwibuke ko hari ibyo twari twize byo kuvuga ngo mu gihe wenda nshatse wenda nkanze nkano tab, murabona wenda nakoresheje no zitari zimwe z'ama a, wenda reka hano nze mitemo nka wenda reka mfate kino. Murabona ko nindamuka nkanze enter bambe kuri tab bigenda bihinduka bitewe na noza mfite. Noneho iyi ngiyi rero niduha indent cyangwa se itwemerera gushyiraho left indent, ariyo icyo gice cya hano, sorry, increasinga indent. Noneho nayo reka tuyiveho tujye kuri igice cya control plus n. Urugero ndashaka wenda, murabona mfite wenda iyi document amashaka gufungura new document ariko iri empty page, nshobora gukanda control n bahita bamfungurira new document. Ndatekereza yuko mutari kwireba, wenda reka nse nk'uyibasharinga nayo murebe uburyo imeze. Dore iyo mfunguye ni iyi ngiyi, murabona ko ihisiba new page iri empty document. Gusa nayo reka tuyiveho twisubirire mu ntuza yacu, twisubirire kuri iriya yacu n'ubundi turimo turakoresha. Ubwo nayo turayirangije control n. Noneho reka tujye kuri control o. Control o iyo ni to open cyangwa se gufungura n'ubundi document. Urugero murabizi ko wenda turi nko muri folder bisanzwe, dushobora wenda twaselectinze file dushaka gufungura cyangwa se na folder, none ukanda control o ihita igufungurira iyo file. Ariko mu gihe turi hano muri word none ukanda control o ihita igufungurira igice cy'amadokima yawe ushobora kuba uheruka nko gufungura, cyangwa se wenda ku buryo ushobora guhita uza ugaselectingamo imwe muri zo wakoresha. Ndatekereza nayo tuyivuyeho. Noneho reka tujye kuri control p ku bantu baba barimo baprintinga cyangwa barimo bakoresha printer zisanzwe. N'ubundi uraza ugakanda control p, ubwo ni iki gice iyi ngiyi tugezeho. Uraza ugakanda control p bahita bagufungurira ahantu ho kuba wajya guprintingira, cyangwa se akanakwereka n'uburyo amapaje yawe ari buze kuba printed ameze. Noneho hano uraza ugahitamo n'ubundi bitewe na print urimo urakoresha, ugahitamo ubwoko bwa printer ushaka kuba ugiye guprintingaho ibintu byawe. Iki gice nacyo reka tukiveho tujye kuri control q. Control plus q iyo tuyikoresha mu gihe durimo turakliyaringa indent. Nk'urugero twabonye ko control m igenda idushyiriraho indent ku magambo yacu. Murabona ko bingana no kugenda wenda tuvuga ngo ukanze tab, nimba mubyibuka neza. Noneho hano mu gihe nkanze control q irahita ikuraho indent zose zari ziriho. Murabona ko zamaze already kuba zavaho. Nacyo reka tukiveho kino gice cya clear indent. Noneho tujye kuri control plus r cyangwa se r yindi yo mu Kinyarwanda dukunda gukoresha, imwe dutangiza twandika amagambo nka rukundo gutyo. Iyi yo tuyikoresha mu gihe dushaka kujya kuri right side. Mwibuke twarebye control plus l yo left side ni kuri iki gino gice. Noneho iyi ngiyi yo ya control plus r yo ituzana kuri iki gino gice. Urugero ndamuka nkanze control plus r, murabona ko isi nzana kuri right side, igahita inamakinga ubwoko bwa paragraph ndimo ndakoresha. Reka noneho nkande control plus l kugira ngo ngaruke kuri cya gice cya left side yacu. Noneho tugeze kuri control plus s. Iyi ngiyi ni save as, cyangwa se mu gihe ufite iyo new document noneho ushaka kuyisavinga. Mwabonye ko cyagiye twebwe twatangiye dukoresha bwa buryo bwo kuba dufite wenda document twapenze document imeze nk'iri saved. Gusa noneho hano mu gihe wenda document yawe itari save cyangwa se utayisavinze cyangwa se utayibitse,
cyangwa se changes wakoze utigeze uzibika dukanda control S. Nk'urugero changes zose nagiye nkora ahangaha ntabwo nagiye nzisevinga, ariko nindamuka nkanze control S ziraba saved. Niziba saved ariko mu gihe ari ubwa mbere ugiye kuba usevinga iyo document yawe, bahita bakopeningira kino gice cya hano kuri file kugira ngo uze kuba hano kuri save as, kugira ngo uze kuba wahitamo ahantu ugiye kuba wakoresha usevinga document yawe. Noneho ubwo nacyo reka tukiveho tujye kuri control plus T. Iyo nayo ni left indent. Nk'urugero nindamuka wenda reka nze pointing hari, noneho ninkanda control plus T, murabona ko iri kugenda ima indent iyo kuri left side, cyangwa se ndi kugenda increasing indent, ariko ya namba yanjye yo igumyeho. Bitandukanye na control M, aho control M yo twabonye ko ari hanging indent. Nk'urugero hano nindamuka nkanze control Q, murabona ko ya indent yanjye n'ubundi ihise ivaho. Ariko nimba mwitegereje neza, reka duse nk'abakoresha control M, murabona ko yo irimo iragendana na namba byose. Murabona ko itandukanye no gukora control plus T. Control plus T na control plus Z murabona ko bitandukanye. Noneho reka tujye kuri kano gace ka control plus U. Mwabonye ko ubushize twagiye twashaka guca umurongo ku ijambo ryacu, twasaga hano kuri kano gace ka hano, tukaza tugahitamo ubwoko bw'umurongo dushaka. Hano bitewe n'ubwoko buba buri default, nibwo hano buhita buba applied. Nk'urugero hano kuri iyi underline, wenda rekaho mpace umurongo kugira ngo murebe uburyo bigenda. Ubwo ndakanda control then U, murabona ko mise shaho umurongo ku ijambo ryacu dufite hano. Atekereza murimo mubireba. Noneho tujye kuri iyi control V. Control V iyo ni paste, cyangwa se kuvuga ngo bya bintu wakopiye cyangwa se wakatinze, bya bintu ushaka kwifashisha n'ubundi wari ufite, icyo gice dukoresha kugira ngo bitwihutire, cyangwa se niyo shortcut dukoresha mu gihe dushaka kubipestinga tutiriwe tujya kuza kuri cya gice cya hano. Kino cya hano ndatekereza murimo mukibuka ukuntu twakizeho dukoresha paste mu buryo bugiye butandukanye. Hano rero bitewe na default uba wara customizinze, niyo ihitiza iri paste kuri iki gice cya hano. Ahangaha naho reka tube tuhavuye tujye kuri control plus W cyangwa se control plus W. Ahangaha ni to close the window, cyangwa se ni closing a document uba wafunguye. Namutse nk'urugero mbikanze control plus W, murabona ko bambajije nimba ashaka gusavinga this document cyangwa se don't save, cyangwa se nkayikansaringa. Ahangaha ndamutse nkanze save already this document iratiba closed. Namuramaga nka save n'ubundi ubwo ngubwo ninkanda kuri save, ubwo ibyo changes zose nagiye nkora ziri buze guhita ziba saved. Ariko nindamuka nkanze kuri don't save iri buze kuba closed, ariko changes nakoze ntizibe saved. Nindamuka nkanze kuri iyi canceling, nuko naza nkakanda kuri iyi close button, byose ni kimwe. Ahangaha nta kindi gikorwa kiri buze kuba, ntabwo document yanjye iri buze kuba closed, kuko ntabishaka kubikora. N'ubundi reka nze nkande kuri hariya kugira ngo twebwe tuhave. Noneho ubwo iyi control plus W nayo reka tuyiveho, ubwo tugeze kuri control plus X. Control plus X itubwira gukatinga ibintu. Nk'urugero wenda reka ndebe nk'ijambo ngiye wenda reka mvuge ko nshaka gukatinga this home tab. Murabizi ko twazaga kuri kano gace ka hano tukaba ariko dukoresha dukatinga, gusa uyu munsi wo ntabwo ariwe dukoresha, no turakoresha iyi control plus X. Murabona ko ijambo ryanjye rimaze kuba cutted, noneho nshaka ushobora kuza wenda nka repasting. Mwibuke ko mu kanya tumaze kwiga uburyo dupasting. Mu gupastinga dukoresha control plus V. Nindamuka nkanze control plus V, murabona ko ijambo ryanjye noneho ndishyize hejuru aho kugira ngo ribe riri munsi. Noneho reka tujye kuri iki gice. Ubwo iyi control plus X ndatekereza nayo ni hano tugiye kuba tuyisoreje, nayo ibe irangiye. Tujye kuri kino gice cya control plus Y. Iyi control, ariko wenda mbere yuko tujya kuri control plus Y, reka duhere kuri control plus Z kugira ngo bigende neza, cyangwa se kugira ngo duhite tubyumva ku buryo bworoshye. Hano mumaze kubona ko nakatinze igice cyanjye cy'iyi home tab, aho cyari kiri hano munsi, noneho kikaza
hano hejuru. Noneho nshaka gukora cyangwa se gusubira inyuma za changes nkoze mu kanya kugira ngo zibe ariho zigaruka, iyi home tab yanjye yongera isubire mu mwanya yari irimo, ndakanda Ctrl+Z cyangwa se to undo something. Ctrl+Z, murabona ya home tab yanjye igize ute igarutse hano munsi. Noneho kano gace ko twakarangije, n'iyi Ctrl+Z ndatekereza mwumvise ikikora, ni ugusubira inyuma mu buryo cyangwa se kuri changes wari umaze kuba wakora. Noneho tujye kuri iyi Ctrl+Y. Iyi Ctrl+Y ni redo cyangwa se kujya imbere. Nk'urugero mubonye ko nsubiye inyuma ku byo nari maze gukora, ariko nshobora kuba wenda nasubiye inyuma cyane nkaba nshaka kuyigira imbere, noneho nkongera nkagarura bya bintu mu kanya nari mfite. Ubundi ndakanda Ctrl+Y kugira ngo mbe nagenda ngaruka kuri za changes nagiye nkora. Nk'urugero reka nse nk'uwandika ikintu, wenda mvuge ngo Munyaneza, noneho nkakanda Ctrl+Z. Hanze Ctrl+Z murabona cyangwa se nsubiye inyuma kuri cya gice nari maze gukora. Ariko no nshaka kugarura Munyaneza, murumva kujya kutypinga n'ubundi mu byangora, ariko no nshaka kubigarura wenda nta yindi changes wenda nigeze nkora, ndaza nkande Ctrl+Y. Murabona ko ihise igaruka direct, cyangwa se za changes zose nagiye nkora zigiye zigaruka. Wenda mubyitiranyije wenda no kopiya, hano ntabwo na kopiya kuko yo ngenda mfata ijambo kurindi. Wenda reka nongereho irindi zina ryanjye rya kabiri, wenda cyangwa se reka nkoreshe digital learning kugira ngo wenda tugire digital learning. Noneho ndamutse nkanze Ctrl+Z, murabona ko ndimo ndagenda nsubira inyuma kuri za changes zose nagiye nkora. Noneho ndamutse nkanze Ctrl+Y, igenda impa any change zose uko nagiye nzikora nigira imbere. Noneho murabona ko changes zanjye zose zigarutse. Ndatekereza isomo ry'uyu munsi ni hano twaba turisubikiye. Ubwo tugiye wenda ku mwanya wo kumva ibibazo cyangwa se ibyifuzo wenda mwaba mufite, cyangwa se naho mutumvise neza wenda kuba twahasubiramo. Reka nze mbafungurire urubuga kugira ngo tubashe kuba wenda twese participating cyangwa se twakoroherana ku buryo twese tugiye kuba twabaza ibibazo twaba dufite. Umuntu ufite ikibazo wenda yakwandika muri chat kugira ngo muhe umwanya, noneho abe yabaza ku buryo bworoshye. Mikoro zanyu nazikuyeho ndetse na chat irafunguye, buri umwe yemerewe kuba yabaza. Okay, Ctrl+M ndetse na Ctrl+K, reka duse nk'abasubiramo hano kuri Ctrl+M. twabonye ko ni hanging indent, cyangwa se kuba twashyiraho indent kuri ku ijambo ryacu wenda dushaka. Nk'urugero aho nabahaye kubitandukanya na Ctrl+T, kuri iyi M iyo ukoresheje Ctrl+M igenda yimukana n'ijambo ryose cyangwa se text yose, ntabwo yita ngo iri mu yihe style, yo ifata ijambo ryose ikagenda yomekaho indent. Ariko Ctrl+T yo wenda nk'urugero reka mfate nk'iyi ngiyi hano, Ctrl+T yo itwara ijambo gusa, ikaguma muri ya style yari irimo, ariko igatwara ijambo gusa cyangwa se text ufite. Noneho
control plus k iyo ni hyperlink cyangwa se kuba wakwinjizamo link. Nk'urugero mujya mubona ko rimwe na rimwe tujye twandika nk'amayimeri yacu cyangwa se, ariko nimugoroba nabivuzeho hano, wenda reka mvuge ko dufite nk'igice nk'iyi design tab ni urugero, noneho nkaba naza nkisatingamo cyangwa se nkavuga ngo nze ngire bookmark, wenda ni urugero, wenda reka mvuge bookmark name, wenda reka nyite design, noneho ugakanda kuri add, ibimaze kuba booked, noneho nje hano kuri link, noneho nkaza hano kuri igice cya place in this document, ubona ko mfitemo bookmark ya design. Ndamutse nje nkayikandaho, noneho wenda reka mbanze selecting ijambo runaka, wenda cyangwa se wenda noneho iyi, wenda reka ngendeshe kuri ya hyperlink dufite hano, wenda kano kajambo link konyine niko ngiye gufataho kagire link, ndagaselectinga, noneho nze kuri iki gice cyano cya link gikandeho, noneho murabona ko mfite rya jambo na selectinze link, noneho hano nze nshyiremo address nshaka ngiyewe iri hano muri iyi document yacu hano kuri iyi design, noneho nkande okay. Murabona ko bampaye link. Ahangaha nkoresheje process ndende zigiye zitandukanye, ariko noneho ndamutse nshatse kubikora wenda ku rwego ku buryo bworoshye, ho nkanda control plus k, wenda hano n'ubundi kuri iyi link nshaka kuba ariyo nagira link, noneho ndakanda control plus k, noneho urabona ko bahise bamfungurira igice nshobora kuba nashyiramo ya dokima yanjye. Nk'iyi link wenda nkavuga ngo bookmark, murabona ko nta kintu mfitemo kuko nari maze gukanda control z ya yindi ya undo, noneho hano nkaba naza nkayisatingamo wenda ikintu nshaka. Ndamutse nkoresheje iyi ngiyi, ni ukwensatingamo link isanzwe. Nk'urugero murabona ko hano mafite text to display cyangwa se ijambo ribuze kugaragara, noneho hano hakaza address cyangwa se nka kwa kundi wenda nk'iyo tugiye nko kuri Google twandika ngo google.com bagahita batujyana kuri Google search. Ni kimwe rero nuko hano twakoresha cyangwa se twashyiramo google.com, ariko hano wenda iyi ngiyi yo ibirimo irasacinga muri document yawe mo imbere cyangwa se muri location yawe mu mashini. Nicyo kimwe, wenda nindamuka pressinze okay, murabona ko n'ubundi ya link yise ihindukamo link. Undi ufite ikibazo ndatekereza nawe yabaza. Okay, hano kuri Nishimwe Eli, ku ma shortcut dukoresha biterwa n'ubwoko bwa shortcut, wenda nko gukopiya, gukopiya, gukatinga cyangwa se gukora amalink n'ibindi, hari izidusaba kuba twaselectinze. Gusa inshuro nyinshi tugomba kuba twerekana ahantu iyo shortcut yacu igiye gukora. Noneho kwitonda Auguste, control plus e, control plus f ndetse na control plus g. Control plus e tuyikoresha mu gihe dushaka gusentaringa ibintu byacu ku rupapuro. Nk'urugero wenda reka mfate nk'iyi control plus i, irino jambo ndashaka kuba nari centeringa cyangwa se narishyira hagati muri page. Cyo nkora ndaza nkari selectinga cyangwa se hoveringaho gusa, nkaza nkakandaho kuri iryo jambo, noneho nkakanda control plus e ihita ikora center y'iryo jambo. Noneho control plus f iyo mu gihe dushaka gusacinga ijambo, nk'urugero dufite wenda nk'ijambo rinini cyangwa se ijambo dushaka kuba twasacinga, ukanda control f bahita baguha hano umwanya wo kuba wasacingamo. Aho nari navuze ko wenda dushobora gukoresha home cyangwa se kuko niryo jambo wenda ryahise rimbangukira, ushobora no kuza wenda ugasacingamo insert. Murabona ko bahita bampa ahantu hose hagiye hari insert. Wenda reka mvuge wenda ndashaka nk'ijambo wenda ritarimo nk'irihera igiti, wenda murabona ko ntabwo kirimo kiraza cyo kuko ntacyo dufitemo muri document yacu. Noneho indi ni control wacu waruvuze ni control plus g. Noneho control plus g iyo tuyikoresha mu gihe dushaka kujya kuri page runaka, tuyikoresha mu gihe dushaka kujya kuri page runaka, ariyo itubwira ngo go to. Nk'urugero
wenda mfite paje, nari natanze urugero rwa paje, mfite nka paje 200, none nshaka nko kujya nko kuri 190, ukanda control plus G, noneho ugahita uza kuri kino gice ugatayipingamo page ushaka kujyaho, cyangwa se wenda ari nka line ukavuga ngo ndashaka nko kujya nko ku murongo wa kangahe, wenda ukavuga ngo ndashaka kujya nko ku murongo wa 5 urugero. Iyi ngiyi bitewe n'ubwoko ushaka kuba cyangwa se n'ahantu ushaka kuba wajya nicyo ikora. Undi ushobora kuba ufite ikibazo yabaza, dore iminota irimo iragenda. Dusigaranye iminota mikeya cyane, waba afite ikibazo yabaza kugira ngo tube twava hano wenda bimwe tubisubije. Ndatekereza isomo ry'uyu munsi ubwo twarisubikira hano, nimba nta wundi ufite ikibazo, ubwo ngo duhurire muri groupe, wenda ubwo ngubwo ko bari buze kuba bafite ibibazo wenda baza kuba ariho babariza. Mwabonye ko natanze groupe natanze link muri groupe zombi, ntimuze kubigiraho ikibazo. Ya, narebye nabo nyine ndavuga nti nabo reka tubareke baze bajoyininge, ndetse namwe kandi mugende mubishishikarize n'abandi baze bige. Murabizi ko kwiga byo ni uguhozaho, ndabizi ko uko biri kose ntihabuze okay. Ndatekereza nimba nta wundi ufite ikibazo twasoza. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.